umuntu yikorera umva abona inyungu nyinshi. Kwikorera rero nicyo kintu nabonye cyiza, urigenga, umva iterambere ryawe urifite mu maboko yawe, iterambere ryawe uri kugenda. Mbese iyo umuntu yikorera aba ari kugenda ajya gusatira, ajya gufata inzozi ze. Wikorera inzozi zawe nyine uri kugenda uzinoshaho gato gato gato. Ikaze ku gicumbi cy'ubwiza ni buri mushyashya, nanjye nitwa Cyusa Edouce. Niba ukunda kwambara neza, niba ukunda gusa neza, ikigeretse kuri ibyo ukaba ukunda gukorera amafaranga, ndagushishikariza gukora subscribe, warangiza ugakanda kuri ako kazogera kari kuhande kugira ngo igihe cyose na uploadinze video uzajya ubona aka notification. Sinahwema rero gushimira wowe udahwema kunshyigikira ko bwije nuko bukeye, sharinga video zanjye, uma like, uma comment. Imana yo mu ijuru ikomere. Nizere ko mumeze neza rero, nanjye meze neza nubwo nari maze iminsi ntakora, ariko nagarutse. Kandi rwose mva nawe utameze neza, Imana yo mu ijuru ikorohereze, Imana yo mu ijuru ikurebe icyoroshye. Maze iminsi rero ntakora, maze iminsi ntabaha video nkuko bikwiye, nkuko twabyemeje, nkuko twavuze ngo umwaka nutangira tugomba gukora cyane. Nari maze iminsi mugiye ku tuntu tumwe na tumwe. Hari igihe umuntu abavuga ngo ibi nibi reka mbe mbihagaritse mbe nubaka ibi ngibi. Rero nari maze iminsi hari utuntu ndi kubaka, hari utuntu ndi gukora kugira ngo ndusheho gutera imbere, ndusheho kuzamuka muri rusange. Ntabwo nagiye ngo ngende bimwe byo kugenda ngo mpere, ndahari kandi nagarutse kubaha video ku gihe kandi nziza zirimo inyigisho. Rero rwose ndahari, ngere mugaruke mbungere, bese zigere ku bantu benshi, mujye mukore like, musharinge, mujye mu ma comment, nababwiye ko comment zanyu arizo zinkomeza. Rero ntabwo nagarukanye ubusa, ntabwo naje nje gutya gusa. Hari utuntu nifuje kubasangiza, hari utuntu nifuje kugira ute ko tumenya muri rusange. Njyewe reka ntangire mvuga ngo njyewe nakoraga akazi k'ukwezi nza kukareka, ariko naje kukarika. Ariko ubu tuvugana ubu ngubu umuntu wampagurutsa mu rugo ngo agiye kuma akazi k'ukwezi, ngo nicare muri ofisi, ngo nicara mu kazi kiwe ampembe ku kwezi, sinzi amafaranga yawe amemba pe, simbizi. Nzabibaganirizaho mu ma video azagenda akurikiraho. Rero uyu munsi nje kubabwira impamvu ngewe nahisemo kugira ute kwikorera. Nawe ishobora kukubera impamvu yo kuvuga ngo nimba ndi mu rugo ese uwakikorera, nimba ndi mu kandi kazi ese washaka kandi kantu nkikorera. Kuko buriya uramutse uganira n'umuntu wikorera ukaganira n'umuntu utikorera, aba ari abantu batandukanye, buri wese akubwira ibye. Kandi byanga bikunda wa wundi ukorera abantu abakubwira ati umva nta kindi kintu nifuza no kugira ute no kwikorera. Ariko wa wundi wikorera nta na rimwe yari yifuza ngo azajye gukorera abandi bantu. Umva umuntu uva mu kwikorera akajya gukorera abandi bantu nuko biba byanze pe. Ariko njyewe nk'umuntu ushaka guhora mpamye, guhora ngize ute se nababwira gute, ntabwo nakifuza kongera kuvuga ngo ngiye gukorera umuntu, ntabwo bibaho pe. Natangiye bibabwira. Rero hari ibintu byiza nshaka kubasangiza nasanze mu kwikorera. Nasanze kwikorera ari iki, mbese nabo ni ikintu, ni ibintu nasanze ari ibintu byiza cyane. Ibyo nibyo nje kubasangiza kugira ngo nawe ahantu uri, ahantu bicaye, ahantu uryamye, utangire utekereze, utangire ushyushye ubwonko, urumva utekereze ku kintu ushaka, utekereze mu kwikorera. Kuko iyo umuntu yikorera ntabwo navuga ngo uhita ugera ku nzozi zawe, ariko byibuza uba uri kugenda ufata gutya, utangira gukora ku nzozi zawe. Ariko umuntu ukorera abantu biba bigoye, namwe murabizi, ntabwo twabitindaho. Rero ikintu cya mbere nasanze mu kwikorera ari cyiza ni ugushyira ibitekerezo byawe mu bikorwa. N'urugero njyewe nshobora kubyuka nkavuga ati ko nshaka gukora research ku kintu runaka, umva mpita mu bikorwa. Ese ko numva nshaka gufungura aka business, nababwiye ko nafunguye aka business ka online kajyanye n'ibintu by'amavuta cyangwa
bya bino by'imirimbo y'abadamu. Nyine narabitekereje mara iminsi mbikoraho research ndagira ute ndangije mbishyira mu biki mu bikorwa. Rero iyo buriya umuntu akorera abandi kugira uzabona umwanya wo gutekereza ikintu runaka wowe ubwawe umva birakora. Uva mu kazi unaniwe ugatangira guplaninga akazi k'ejo uko uzagakora, wa mwanya wawe wo kwitekerezaho, wo guha ibitekerezo byawe bikurimo mo imbere, wo guha ubwo navuga ngo iki ntabwo ubona. Ariko iyo umuntu yikorera mana yanjye urananirwa saa 10 ukabatereka mbe ntashye ngende nshyira ubwonko ku gihe, saa 12 saa 1 saa 3 nongeye ndaba ubwonko bwanjye buba bwashyize ku gihe, ntangire gutekereza kuri gahunda zanjye ku iterambere ryanjye. Ariko se abantu bakorera abandi ibyo bintu mujya mubigira? nta wanyigiraho kwitekerezaho. Icyo ni cyo kintu cya mbere cyatumye mvuga ngo reka njye kwikorera. Ikindi kintu cya kabiri cyatumye mvuga ngo reka njye kwikorera ni ukwigenga mu bukungu. Sinzi nimba icyo kintu muri kucyumva. N'urugero nkanye nshobora kubyuka mu gitondo havuga ngo uyu munsi nakoreye 5 byanjye, reka mbishyire hariya. Ejo nzakorera ibindi 5, ejo bundi nzakorera 3. Byibuza mu cyumweru ugasanga nkoreyemo 80,000 byanjye. Ariko wowe ukorera abantu, ukorera amafaranga uyashyira yarometa ku muntu ku buryo ushaka no gukuramo n'igiceri cya 20 bikaba ikibazo. Rero buriya kwikorera wigenga mu iterambere ryawe. Ni wowe ufata ubukungu bwawe ukabushyira mu biganza byawe, ukavuga ati amafaranga nabonye ngomba kuyakoresha iki n'iki igihe ntayabonye kandi mu by'ukuri umuntu wikorera ntabwo ajya abura amafaranga. Yego ntabwo wabona amafaranga wifuza, ariko uba ufite twa dufaranga kabazo kadahambaye. Ariko umuntu ukorera abandi, wimba ukorera umushahara w'300, ubwo nyine ukwezi kwa kutararangira ni bya 300. Kandi nabwo waba ufite umubosi mwiza wahura n'ikibazo akakubwira ati ngiye nagize ikibazo mama igitaro rya gitano iyo ugiye guhembwa bari gukuraho. Rero ikintu cya mbere cyatumye nikorera nyine ubukungu bwawe ubwigengamo. Nta muntu ukubaza ngo aya mafaranga wayakoresheje iki, nta muntu ukubaza ati ese aya mafaranga, ibintu nk'ibyo by'amafaranga. Ikindi kintu nabasangiza cyatumye ngiye nikorera ni ugukora ibintu ukunda. N'urugero ushobora kuba warize comptabilité ariko utayikunda, n'urugero naguha. Noneho ukavuga ati ngiye gukora comptabilité. Buriya iyo ukora ikintu udakunda biragorana cyane, ariko iyo ukora ibintu ukunda biragira ute birakorohera. Si ukuvuga ko ngiye ibyo nize ntabikundaga, narabikundaga cyane pe, narabikundaga kandi n'ubu ndabikora. Mujye mu ibiraka nkora ibiraka bya design ku bintu bijyanye n'amashanyarazi. Ubwo ndi electrical engineer, nkora design ya electrical design niyo nkora. Mujye mu makazi rero abantu murimo murubaka, ndabikunda. Ariko cyane nkunda ibintu bya fashion, nkunda ibintu byo kwambara neza, nkunda ibintu byo kwitaho. Niyo mpamvu navuze ngo ibi ngibi byo gukorera umuntu n'ubundi narabyize, reka mbishyize ku ruhande nzajya mbikoramo ibiraka, reka nerekeze mu byo nkunda. Rero iyo ukora akazi ukunda uraryoherwa n'amasaha yo gutaha wumva utataha. Rero kwikorera ni ikintu cyiza gituma ukora ibintu ukunda. Ikindi kintu nakubwira cyatumye mvuga ngo reka nikorere ni ubwisanzure. Uba ufite uburenganzira bwo gufata icyemezo runaka aho kugira ngo bagufatire icyemezo. Rero gufata icyemezo runaka ushobora kuvuga ati ino business, muri no business yanjye reka nongeremo iki ngiki, cyangwa muri no business yanjye reka iki nyikuremo. Rero iyo wikorera uba ufite ubwisanzure muri business yawe, ni wowe uyigenga, ni wowe uvuga ati iyi business ngomba kuyikora gutya na gutya. Urumva rero ubwo ni ubwisanzure. Ikindi kintu nakubwira cyatumye mvuga ngo reka ntangire kwikorera inyungu nyinshi. Aho ndahatinda. Uzi gukorera umuntu
ukajya ubona buri munsi arinjiza n'urugero miliyoni y'inyungu apana itari mu gishoro. Iyi nyungu ni urugero yashoye miliyoni 2 abonye miliyoni 3, urumva harimo inyungu ya miliyoni, nta giceri cy'atanu cyawe kirimo. Ariko iyo uri gukora muri business yawe akanyungu kose kari bati nakanje, iyi nyungu ni iyanjye, ngomba kwikoresha icyo nshaka, ngomba kwikoresha gutya na gutya. Umva yo wikorera ukabona inyungu, nicyo kintu cya mbere kigushimisha. Uzi nko kurangura n'urugero ikanzu 20,000 ukayicuruza 40,000, uzi ukuntu izo venti zigushimisha, uba wumva wishimye, wumva ati wow, uyu munsi navunikiye kure. Ariko ibaze gutaha wakoreye miliyoni nta n'igiceri cy'atanu cyawe kirimo. Mwabadamu banjye mwe ndabakunda, namwe bakobwa ndabakunda, namwe bagabo muri kundeba ndabakunda, namwe basore muri kundeba ndabakunda. Nimutangire mutekereze ku kintu cyo kwikorera. Kwikorera harimo ibintu byinshi cyane sinabivuga ngo nanabirangize. Kwikorera harimo inyungu nyinshi, kwikorera harimo kwigenga cyane, kwikorera harimo ubushobozi, kwikorera harimo iterambere. Iyo ukorera abandi kugira ngo uzatere imbere, noneho cyane cyane twebwe dufite imiryango, wowe ufite abantu rero, wowe ufite abantu kwishyurira minerivare, wowe ufite abantu mbese ureberera muri rusange, kugira ngo uvuge ngo nteye imbere nkorera abantu, bizakugora pe. Sindi kubagumura ngo mureke akazi k'abandi, yego ushobora kugakora ufite n'ibindi bintu ukora ku ruhande, ukagakorana ubwenge ku buryo isaha n'isaha bose akubwira ati umva akazi karabu, amafaranga yatangiye kubura, abakiriya babuze, reka tube duhagaze abakozi mbagabanye. Nawe uzaba ufite ahantu werekeza, ako kantu mutangiye mugatekereza. Yemwe bantu mukorera abantu, ni mwebwe ndi kubwira. Nawe uri mu rugo ugitekereza kuba so nzakora iki, so bizagenda gute, so nzajye gusaba akazi aha. Gukorera abantu biroroha pe, biroroha, nta stress ugira. Ariko iyo wikorera uravunika, icyo nicyo kintu cya mbere. Amafaranga ubonye ukayariya wayavunikiye, kandi buriya iyo udacitse intege ukabati ibintu ngiye kubijyamo ntacitse intege, ni ukuri pe. Nyuma y'igihe runaka ubona umusaruro. Ubu turi kurwana no kubaka brand ku buryo igihe runaka tuzaba tutakibasha kujya mu kazi, amafaranga azajya bari kwinjira twebwe tutari gukora. Ese wowe uri mu rugo, ese wowe uri gukorera abandi bantu, uri kubaka iki muri rusange? Njyewe narinde kwabwira ibintu byiza byatumye nikorera, ibintu byiza nabonye mu kwikorera mbese muri rusange. Nawe nakabuza mu mutwe urahafite, ibitekerezo urabifite, umva ibyo bitekerezo bya bihindura ibikorwa. Nakabuza nka nyuma y'igihe runaka uzanshimira. Muharanire kubaka brand zanyu ku buryo igihe runaka uzajya uba wicariye mu rugo ukajya ubona kuri telefone yawe you have received. Nawe ibyo bintu bidashimisha. Ndabakunda cyane. Ibi byari ibintu byiza nabonye mu kwikorera. Nawe rero gutera ishyari ryiza ryo guharanira kwikorera, wabikora, urashoboye. Kandi ikindi kintu nakubwira, tinyuka ukora n'ubu ngubu, utangira gukora n'ubu, tazaba nka babandi bo mu myaka 60 ariko batangiye gushaka amafaranga. Ubu myaka urimo niyo gushaka amafaranga. Mu gihe kizaza mu myaka 5 iri imbere 6 ni hahandi uzaba utangiye kuvuga ngo okay, noneho reka nicarire mu rugo, amafaranga araba ari kujya kuri konti. Cyo nicyo turi guharanira, nawe ndizera ko ari kiri guharanira. Rero nizere ko iyi video ibafashije, nizere ko ibashimishije. Ikintu nakubwira ni kimwe, siga comment uvuge ati cyusa urakoze, cyusa wari wambaye neza, cyusa wasaga neza. Comment zanyu narababwiye ngo nizo simfasha kubata wabo. Abantu bateye comment nziza, abantu bagize gutya na gutya, reka nongere nkore research y'utuntu nababwira, y'utuntu nabageza. Ndabakunda cyane, mparanira iterambere ryanyu nkuko nanjye mparanira iterambere ryanjye. Ikindi nakubwira, sharing inshuti zawe, wirindeba wenyine ngo wunguke ubumenyi. Sharing inshuti zawe uvuga ati wow, ariko biti ni byiza, mfite umuntu ujya unyensipayiringa, mfite umuntu unyungura ibitekerezo, mfite umuntu umara irungu.
reka ngo link ye urebe nawe bishobora kukugirira umumaro. Ibyo nibyo mbashaka, mukore shares, mu liking, mu commenting, ibyo ngibyo nubikora Imana izaguha umugisha. Muze mbabike neza rero, abashaka kwambara neza, abashaka kugaragara neza. Nkunda kuvuga ngo iyo umuntu yambaye neza agaragara neza. Iyo umuntu yambaye neza aba badayimoni, kwa kwitinya, kwa kwisuzugura birashira. Muze mbabike neza, murekera kwisuzugura. Mana yanjye, hari abadamu baba bameze, hari abadamu baba baritakarije icyizere, ukajya ubona umuntu aciyana yambaye akagoga kwete, yambaye ku gashati, wese uko ngiwe nzabigeraho gute. Humura, igihe cyawe nikiragera, amafaranga nuyabona uzaza. Gusa humura, wisuze umutima. Imyambaro ni ibintu biri hari, ariko nawe ufite amafaranga numwambike neza. Sinzi ahantu mwambarira, ahantu mwambarira simpazi pe. Abantu babambika uko bashaka, abantu singiye kubyinjiramo cyane. Nkorera muri Tropical Plaza iherereye imbere ya Tedemiri. Wowe uri Nyagatare, wowe uri Rubavu, wowe uri Muhanga, wowe uri Nyamasheke, wowe uri Nyaruguru, wowe uri Kayonza, ahariho hose uri mu gihugu tugukorera delivery. Pfa kubuzi ibiro ufite. Nimba utazi ibiro ufite muri aka kanya, ushaka guhahira Cyusa Edouce, genda wipimishe ku munzani. Bambwiye ati Cyusa mfite ibiro 90, nkahita amenya imyenda guha. Rero ikindi, ku muntu utaratunga nimero yanjye ya WhatsApp yaracikanywe cyane, kuko umva kuri WhatsApp postinga ibintu bigiye bitandukanye. Si imyenda gusa ngiye postinga ibintu bigiye bitandukanye bituma tuzamuka, bituma turushaho kwitekereza, bitwubaka muri rusange. Si postinga imyenda gusa, abantu munkurikirana murabizi. Dushyiraho amagambo y'isanamitima, mbese ni ibintu byinshi cyane. Nyandikira kuri nimero ngeti Cyusa, saving ino nimero kujyanye mbona status zawe, ako kanya mutambikora. Ubundi ukaza nawe ukaza mu isanamitima. Hari abantu benshi bafite ibibazo bigiye bitandukanye, ndabizi pe, nanjye ndi umuntu kandi nanjye ibibazo ndabifite. Humura, ariko nuko igihe cyawe kitaragera, igihe cyawe nikigera Imana izagutabara. Rero nkorera muri Tropical Plaza nkuko nababwiye, uhageze ihereye hano imbere ya Tedemiri, uhageze mu magana kuri nimero. Kandi rwose ntuzaze mu mujyi ngo nurangiza utansubuje. Biremewe, ushaka kuza ukavuga ati nanjye kugusuhuza. Umva, it's okay, ndakuga ati thank you, tukaba twaganira nk'iminota mike. Ndabakunda cyane rero. Kandi ikindi, ku muntu ushaka kwambara neza, kwiga kujyanisha amabara, utarankurikira kuri Instagram yanjye ariyo Cyusa Edouce, TikTok yanjye ni Fashion for Edouce. Muze twambare neza, turusheho gusa neza, turusheho kuberwa, two kwitakariza icyizere cyacu kizamuke, kuko twambaye neza, ubundi tumenye gukorera amafaranga. Bakunda cyane rero, mureke tuzabona mu video itaha. Bye.